Hello nshuti za Win Entertainer twagarutse mwaramutse nanone icyumweru cyiza nshuti zanjye bari gusoza weekend namwe nizere ko muryohewe. Abantu banyandikiye ejo bambwira ngo umuntu mumaze iminsi mukorana yagiye hehe mubazanire cyambyihorera wikirirwa nzana kuko nanjye ndahabaye. Hello guys bakunzi ba Win Entertainer show, turagarutse rero uyu munsi no umuriro noneho ni umuriro pe, urukundo ruragurumana natwe courage ni zose. Wabonye yuko kwa mama Shema ibintu byahinduye isura. Reka ingamba impande n'impande zose zifite ingamba nshya, ibintu byahinduye amabara, ariko nta kintu kiri kunezeza nk'umunyenga w'urukundo de. Umunyenga w'urukundo wa Ravina Shema se cyane na bodyguard yawo naregerejeho kari bujye muri piscine hari ahantu biranga neza. Reka yanze, ariko rero nibyo nta mwari wagiye koga mu basore babiri subundi buriya gute. Ariko yemeye kubajyana muri karaoke, agiye kujya kubaririmbira de. Ajye aho kuririmba se no kujya mu mazi kikaze niki. Ravinga atinya amazi. Akareka ntago yatinya, ahubwo biriya sinzi ukurugena bifashe. Yatinya abasore ntago yatinya amazi. Kuko Ravi ukuntu agaragara ko ashobora kuba yaragiye no koga muri bya bintu by'ibidamu kera. Ezo ubona Ravi atarasenyeho cyane. Ravi utekereje n'uburyo ari gutondagura amazina ya Hakizimana na Harerimana. Yasenyeho urumva yuko kandi amadamu yahuye nayo amadamu yahuye nayo yayozemo haridumbaguje kwabyitaga. Yes, no twinjire dutangire. Abantu ntabwo twe twatangira mu bure mwiretseho gake, ntabwo twe twatangira utuba tugira ngo tubanze dushyuhe tumara gushyuha duhite dutangira di cyane rwose. Katubonereho gusoza abakunzi bacu bari hirya no hino batwumva. Twagarutse rero mu kubasobanurira no kanaliza sinema nyarwanda ariyo yitwa Ikiharya imbara, ariko katubanze tubabwire n'ibihugu barimo. Abakozi bacu kuko bari hirya no hino, ariko nabonye mu gihugu cy'u Burundi badukurikira. Abarundi n'abashiti bacu, abantu bari mu gihugu cy'u Burundi musharinge nyamuna Abarundi n'ukuri n'abana beza. No mu gihugu cy'u Rwanda barahari ni benshi cyane, ariko bari Kenya, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, Zimbabwe, Zambia no ku mugabane w'Uburayi, ariko ziko ariyo diaspora zidukurikira cyane. Beyo ejo nabonye harimo bake barebyeho ngo bari Canada na Uganda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose baradukurikira hirya no hino, za United Kingdom hose. Tubaha ikaze rero. No kuri mani wa mugisha nshuti zanjye. Rero hano kuri Win Entertainer haba amagambo aryoshye. Ikintu wowe usabwe no gukora subscribe ubundi ukumva ikiganiro kikarangira, kuko ngubu tuba turi kuganira ku byabaye ku munsi w'ejo wahise. Mu kanya turanzika dutangirira ku biri bube uyu munsi. Ntucikanwe rero cyangwa uze kumva amasegonda 5 cyangwa 10 uhita ugenda ryo wumva ugeremo hagati cyangwa urangiza ikiganiro. Niyo mpamvu tutabaho iminota myinshi. Ahubwo reka twinjire duhere kwa minisitiri umukobwa yahoje umwana na se. Ariko se ari ikintu nge ntumva neza. Urukundo rwa Shema tuzi ko ari Mimi ni Ravi, noneho urukundo rwa Manzi rukaba Mimi. Manzi arimo arifuzwa n'iriya Mwatabi. Shema arifuza na Aline se w'umwitabi se. Ubundi urabona imico ya Shema na Aline byahuwa? Ntago byahuwa. Umenya nibaza ukuntu babanaga mbere. Aline yagutwikira mu nzu cyane pe, umuteye stress. Yazacana itabi akanaga muri gaze ayicaniriye akagutwikira mu nzu. Nese hari ibintu ndimo ndibaza, namwe mumbwire muri comment. Murabona koko bishoboka neza ko uwitwa Aline yaza gufatisha Shema? Batubwire twumve ubucyo bari kubitekerezaho. Ntago bose nge ndabona ari ibintu bidashoboka, nubwo ministry yashyiramo amafaranga niki na mama Shema akabyitambikamo biragoye cyane. Ahubwo nanone kandi wari uzi ko bishoboka yuko Aline ashobora kuza guca muri mama Shema kugira ngo yigaburire Manzi. Ahubwo ko kantu bakaza guhuza, akamubwira ati ndaguhuza na papa nawe umuhuze na Shema. Yadira ko tutayikira n'umuriro waba ugiye kwaka. Kandi birashoboka mama Shema bitewe n'ibyo ashaka aho minisitiri yabikora. Noneho na Aline urabizi ko ari umudira w'akaga ku mafaranga wararoze. Gusa nanone ahandi bibera bibi Shema ashobora kutabyemera. Ahubwo ibaze Shema ukuntu yabarakare bataranamubwira ahantu papa wari barangize bamushyire muri ibyo bintu. Ese ubundi ubwo ngubwo mama Shema na minisitiri babanye
baba babaye basaza n'abashitsi byaba bigikunze wasanga ari n'ababyara nka yanjye tuzabimenya mu bice biri imbere tumenye ubundi impamvu minisitiri papa wa Shema yamufashije akarinda amugeza ku mwanya wa minisitiri. Tujye mu gisope. Twagiye mu gisope Rava harimo araririmba Ravi yahatwitse koko data mbega Ravi we amafoto ari gucicikana ku mbuga mu kanya ahubwo biragera kuri mama we uri kwibaza ngo ari hehe. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha igisope cyatangiye mbona Ravi aguze ngewe buriya Ravi rero kuririmba kwe uziko reba kumwe kera umuntu yabaga atetse ari mu gikoni akirimbisha ngo kera habayeho igiti cy'umutini urumva nyine ahubwo nawe turakujyana muri bande yawe iryo jwi ntabwo ushobora kuritwara mu gisope ngo abantu baryoherwe. Rava azi kuririmba abantu bose batwawe noneho yajya avangamo na ka karirimba ke na Shema ngo niba nyir'ubwite we ibindi ndabyibagiye musa kunyibutsa inshuti za Ravi wowe utarakora subscribe kuko hano byabaye umuriro ni moto ni fire. Ariko se akandi kantu ndi kwibaza kwa Mimi mu rugo ko batangiye kubaririza umukobwa wabo baramutse baraye mu kabari. Oya ntago bararaye Ravi n'umukobwa w'umunyabwenge kandi Ravi ibintu byose babiziranyeho na mama we ntago bararaye. Ikibazo bashobora kuza batinze cyane. Baraza batinze. Amasaha yahanye na mama we karenga kandi yamaze no kurenga bayida. Yamaze kurenga kuva umubyeyi ari gutangira kubaririza ngo Ravi ntaraza. Bivuze ko amaze umwanya. Ariko katwizera. Mimi ngo reka ntiyabana n'umusore mutinde. Shema ka yafite se. Ase kukiwitiranya Shema na Manzi. Manzi. Docteur basi je uvuga docteur. Docteur. Njye nabitiranya cyane amazina y'abajya ncanga. Ngo niyo yabura amafaranga ngo bagakina ngazongera asubire yajya gushaka aho yakuye ya mbere yongere babakina. Yewe uriya se buriya yashobora kuyarya waba waravukiye muri biriya biteteye ugashobora n'undi kurya ifaranga. Niba arabishoboye. Ntabyo ashoboye azajya arya amandazi n'ibidufu samara amafaranga. Ngo we niyo yakiyorose intambara n'amabuye n'icyo ariko akaba afite amafaranga di. Yewe kadutegereze turebe. Amafaranga ubanza ari mu cyurabuhoro. Birashoboka. Hino birakaza mama yumiwe no mu kazana we. Iby'akabari ka Mado se waje kubimenya? Ibintu by'akabari ka Mado rero ugashobora kuba karanatangiye. Ntabwo katangiye ubwo bamukurijeho niyo makuru nyagufitiye. Bamukurije bamwe ko bamufitiye 30,000 byo gukora ubu agent. Ariko barakabari ka miliyoni 3. 30 se akora ubu agent. Ubwo nyine ni bya bitanu babitsaho ngira ngo byo gucuruza n'atari 20. Kwanza ariko izo 30 arizo kubikura sinzi ntago bamubwiye byinshi ariko nta by'akabari gahari ni ukishyira mu mutwe. Ko numva se biri mu bucange byarangiye. Ese iyi nkuru ya Manzi wiyemeje gutereta Mimi ashyizeho umwete wowe urumva Manzi azabasha Mimi kandi Mimi akeneye amafaranga? Yazayamuha arega Mimi ntago akeneye amafaranga menshi nutumureshya ahubwo Mimi aramutse buriya ahuye n'ibisure by'ibirara byanamurarura kuko yahuye n'umwana mwiza Manzi yararuka pe kuko abantu bameze nk'abari abaroroha. Bakunze ibinimba ya Ravi rero Imana ibambera umugisha hano kuri we n'intatena murabizi nakagaruka tubaha iminota mike kugira mu yumve muyirangize din ntago nzajya mbarambira. Abaza gukenera ko twongera iminota muze kunyandikira muri comment kuko turahari ngo tubanezeze. Imana ibandindire ndabakunda cyane. Ciao ciao.